Ntabwo nitwa Ismael Mwanafunzi, nitwa Sam Kwizera. Iyo umuntu umwe abonye undi akumva aramukunze n'undi ku rundi ruhande bikaba uko, imibiri yaba bombi ihita ivubura dopamine. Niyo mpamvu umuntu wakunze undi hariho ubwo buri gihe yumva ashaka kumubona, kuko uko amutekereje ubwonko buvubura wa musemburo w'ibyishimo n'akamenyero, maze akamushaka nk'uko munywatabe rishaka. Ni iki kidusunikira gukunda abandi bantu tudahuje ibitsina buri munsi, ukumva uko umutekereje wumva wahita umubona? Ni iki cyasunitse Ismael Mwanafunzi akumva yifuza kubona umukobwa yakunze nawe akamwihebera, maze yamara kumureba nawe akamwegera agahita amubwira ko amukunda? Uwo mukobwa nawe akumva mwiyumvisemo, ubwonko bwabo n'imibiri yabo ikavubura umusemburo yitwa dopamine. Ni iki gisunikira buri muntu wese kumva undi wese akumva ko agomba kumubera umuvandimwe buri munsi? Inyamaswa nazo zikumva ko zikwiye gukunda izindi, ariko ukabona undi muntu ukamubona nk'uko atarakwiye kuba ari. Ni iki kidusunikira kubona umuntu umwe tukamutaka tukamwereka ko ari mwiza kandi abandi wenda batabibona? Ni iki gishobora gutuma umuntu umubona agenda imitego ariko we nubyumve ko agenda imitego gusa? Utunyangingo two mu mutwe wawe n'umubiri wawe wose n'imyumvire yawe byose bikakwereka ko uwo muntu ari mwiza kandi mukwiriye gukundana mugahuza. Ibi byose byitwa urukundo. Ni narwo Ismael Mwanafunzi yagiyemo. Nitwa Sam Kwizera.